Rayon Sport izi ni breaking ngiye kuba nabagezaho kubera ibiri kubera cyangwa se ibiri kubera inyuma y'amarido. Rayon Sport dufite amakuru y'ibanga ubu nonaha turimo turavugana, hari ibirimo birabera mu ibanga rikomeye, nibyo tugira ngo tuze kubagarukaho, ariko ntabwo tuza kuba twabigarukaho gusa, turaza kugaruka n'ubundi ku myitozo iri kuba. Ni rutahizamu Kabombo wagaragaje ibintu bikomeye cyane ahangaha, ibyo nabyo turaza kuza kuba twabigarukaho mu buryo bwacu, kuko hari amwe mu makuru yandi tuba twagiye dusesera tugenda tubona. Turaza kugaruka ku mutoza ibirimo biraba muri Rayon Sport, uyu mutoza umaze igihe utavugwa habe na gakeya, ariko akora yicecekeye n'ubundi n'imyitozo ari gukoresha hariya mu Nzove ni na ekipe ya Rayon Sport. Turaza kugaruka ku gashya, ese ni ukubera iki uwitwa Rutanga ku munsi w'ejo yagaragaye ahangaha muri Rayon Sport mu myitozo. Ndaza kukubwira amakuru y'ibanga, kuko ku munsi w'ejo bwo nanze kuyitangira icyo ntangaza, ndavuga ngo reka mbanze menye impamvu, ese ni ukubera iki uyu Rutanga agarutse muri ekipe ya Rayon Sport. Ibyo byose turaza kubigarukaho, ariko ntizimbye mu magambo, banza urebe aho hasi ni ijambo risa umukara ryanditseho subscribe, maze ubanze urikande. Andi makuru nkufitiye aza no kuba arambuye, uwitwa Abedi Bigirimana, uyu Abedi hari amakuru angezeho none ahangaha muri hoteli. Uyu nguyu n'uyu witwa Harerimana Budarazizi, Abedi na Budarazizi, abangaba hari amakuru y'ibanga none ahangaha mbamenyeho, nayo turaza kuza kuba twayagarukaho. Making sure neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. No, turaza no kugaruka n'ubundi kuri aya makuru tugenda tuyanyuramo. Ubwo twanatangiye ku munsi w'ejo nibwo ekipe ya Rayon Sport yegeze kuba yatangaza n'ubundi yuko ku kanyenyeri kayo hamaze kuba haracaho miliyoni zisaga 9,500 bamaze kuba bazakira mu minsi igera kuri 2 gusa. Ubwo ngubwo namwe mutere inkunga n'ubundi ekipe ya Rayon Sport kugira ngo ikomeze kuba yabakora amateka, dore yuko irimo irakora amateka akomeye cyane. Ubwo ku banyarwanda mushaka gutera inkunga ekipe ya Rayon Sport no gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 02 akanyenyeri 803 urwego. Ubwo ni umunyarwanda, ariko kandi hari n'abadiaspora baba bifuza gutera inkunga ekipe ya Rayon Sport no gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 akanyenyeri 078 kabiri 8 8 mugende mutera inkunga ekipe yanyu. Ni Murera cyangwa se ni Gikundiro, muhora mwumva ni ekipe nziza cyane irimo irakora ibintu byiza cyane. Reka twigarukire kuri Rutanga, ubwo turahita twataka tayari amakuru y'ibanga ari kubera mu hoteli y'uwitwa Abedi Bigirimana ndetse n'uyu witwa Harerimana. Abo ngabo turaza kuza kuba twabagarukaho nyuma, ariko reka tugaruke kuri Rutanga. Rutanga mwabonye arimo arakora imyitozo ejo, dore yuko yanatangaje abantu avuga se uyu Rutanga agarutse mu ekipe ya Rayon Sport. Rutanga amakuru mfite nuko yari yahamagawe n'umwe mu bayobozi ba Rayon Sport, ndetse yanashyizwe mu majwi yuko ashobora kugaruka muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Yari ameze nkaho barimo baratesting, ese Rutanga aracyakomeye cyane nkuko mbere byari bimeze. Ariko mwarabibonye umwitozo yakoze uyu byaratunguranye mu buryo bukomeye cyane. Amakuru mfite nuko uyu Rutanga agomba kugaruka n'ubundi ku mwanya we wa gatatu. Uyu mwanya wa gatatu uriho uwitwa Musore Prince ndetse n'uyu uyu rero biravugwa yuko agomba kugaruka agafatanya n'uyu Ganijuru. Rutanga, Musore Prince ndetse n'uyu Ganijuru, uyu mwanya wa gatatu bakawufunga neza
ndetse barimo barabona ko harimo haraburamo Rutanga kugira ngo n'ubundi ekipe ya Rayon Sport ikomeze ikora ibikomeye cyane, dore yuko ekipe ya Rayon Sport iri kwitegura no kuba yajya mu matsinda. Ubwo nibyo tuzajya tugenda tugarukaho 5-5, ariko amakuru mfite nuko uyu Rutanga bitabaye ibyanga, kubera yuko uwamuhamagaye mba nanze kuba natangaza ibi bintu. Muhamagaye ndamuzi, ariko yambwiye ngo hoya buretse gakeya, kuko ubwo najyaga kuza kuba nabatamo izi zandani namubajije se koko nkutangaze ko ari we wahamagaye Rutanga ukabimbarutso yizi nkuru zose turimo turumva. Aravuga ati hoya buretse hari ibyo turi kwikorera, wenda nibiba nzagutangariza zandani, ni wowe uzatangaza aya makuru bwa mbere. Ubwo rero making sure neza niba warakoze subscribe, ubwo mba nimwe ndagenda nkuburira. Tugaruke none kuri uyu rutahizamu, uyu Shadrack Pink Bello Shadrack, uyu mutaramu ku munsi w'ejo ngo yagaragaje utumanyeri mu nzove bivuga ko ekipe ya Rayon Sport n'ubundi yungutse uyu mutaramu n'ubundi, ndetse urimo uragenda ugaragaza n'ubundi ibintu bidasanzwe. Mundi mwatangiye kumva mwumva kuri wa mutaramu nawe utumanyeri yakoreye hariya mu nzove, uriya mwarabu twabibagejejeho 5-5, ariko uyu mutaramu nawe ku munsi w'ejo niwe waje kuba wakigaragaza mu buryo bukomeye cyane, ndetse abantu baravuga bati n'amahirwe ekipe ya Rayon Sport iri kugomeza iba yagira kuba irimo iratoranya abakinnyi neza, dore yuko ekipe ya Rayon Sport yagiye ibatoranya nta gihunga ifite, nta shikagurika, itora umwe ikamusinyisha, igatora undi ikamusinyisha, bikavuga ko ari ibintu byiza cyane, ndetse na bamwe mu bafana bakunze, ndetse ni ekipe ya Rayon Sport byahindutse umwuka mubi mwumvaga mu buyobozi bwayo. Kuri ubu ngubu ibintu bigiye bihagaze neza 5-5. ni mutera inkunga rero ekipe yanyu ya Rayon Sport, dore yuko imaze no kwakira amafaranga atari make ya miliyoni 9,500, ariko namwe nimugerageze mukande cyane kabisa, ku buryo ku munsi w'ejo cyangwa ejo bundi tuzumva zamaze kuba zagira muri miliyoni 40 zanyuze ku kanyenyeri. Nibyo biba ari sawa, burya ekipe yanyu ntago ishobora kuba yazima. Kandi mbivuga mbabwira yuko abantu batazajya banakanda akanyenyeri kuri iyi TV ibagezaho aya makuru nk'aya ngaya. Birashoboka yuko ku munsi w'ejo utazasanga iyi TV irimo irakora. Niyo mpamvu rero iyo mbabwira ngo burya gukanda akanyenyeri ugatera inkunga, nta nkunga iba ntoya, nta nkunga iba none, iba yari sensa, iba yari 100,000, iba yari miliyoni 10. Burya iyo ukunda ikintu udashaka ko kizazima, biba ari ngombwa ko ushobora kuba wa blessinga, ariko uyu muco njya mbona waragiye utakara. Ariko ubundi kera niko byagendaga, ugasanga TV yarakomeye, ugasanga ekipe yarakomeye biciye kuri ibyo ngibyo. Nibwo muzabona Rayon Sport udakanza akanyenyeri rwose sitwazayibona mu bihe bizaza, kandi duhereza ibyishimo. Twigarukire rero kuri aya makuru y'ibanga Abedi Bigirimana ndetse n'uyu Budarazizi ngo bashobora bitabaye ibyanga, kubera yuko banageze i Kigali. Abangaba bari Kigali, ndetse ngo bari kumwe, bari mu hoteli imwe, mba ntashaka kuba natangaza. Abangaba bamaze kuba bahagera, ngo bitabaye ibyanga rero ku byanyuma cyangwa se ku kiganiro cya nyuma kibura gishobora kuza kuba mu masaha y'isaa 9 gutyo, baza guhura n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bakabirangiza, cyangwa se tukumva yuko uyu Abedi Bigirimana atazasinyira ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero dutegereje amakuru y'ibanga. Bambwiye ngo ndaza kuyaguhereza 5-5, ni wowe uyabona mu bambere. Umuntu utarakoze subscribe araza kuba yacikwa. Reka nkushimire cyane wowe ukunda kudukurikirana umunsi ku wundi, tubabwira yuko mwe mushaka kuba mwakamamaza ibikorwa byanyu, ushaka kuba wakamamaza business ufite, ushobora kuba watwandikira tukaba twabikunyurizaho. Ariko kandi tuba dufite ama YouTube channel arimo aragurishwa, ndetse ku bantu bashaka gukorera amafaranga kuri internet, namwe mushobora kuza kuba mwaduhamagara, kubera yuko hari YouTube ziba zaratangiye kuba zahembwa cyane. Abantu bajya bambwira ngo biragorana cyane ko umuntu ashobora kuba yashinga YouTube ndetse igatangira kuba yahembwa. Rero
twebwe dubafitiye n'ubundi ibyo byose, tuba dufite ubujyanama dushobora kukugira uko wakoresha YouTube channel kugira ngo nawe ujye ubasha kuba wabona amafaranga. Hari abayufite YouTube zanze kuzamuka, namwe mushobora kuba mwatwandikira tukaba twazibagezaho cyangwa se twabazamura YouTube channel zanyu mufite mushyiraho content iyo ariyo yose, ariko ikaba yaranze kuzamuka. Ukeneye aba subscribers, hari abo tugura ndetse hari na YouTube channel tuba dufite zifite abo ba subscribers. Nawe ushobora kuba watwandikira ndetse tukakugira n'inama yuko ushobora gukora content ikarebwa, ukava mu bintu byo kurebwa n'abantu 100 n'abantu 1000, nawe ukajya abantu barenga ibihumbi 10, 100, 20, dore yuko bitewe n'inkuru wakoze uko iba ihagaze. Rero mutwandikiye muri benshi kugira ngo namwe mubashe kuba mwakiteza imbere, kuko ujya wumva umuntu arakubwiye ati nyamara ibi bintu byanyu numvishije ngo bibamo amafaranga. Bibamo amafaranga. Bitabamo amafaranga ntabwo twabyuka mu gitondo ngo tujye gushaka amakuru, dufate imodoka tugende dushake amakuru twongere tugaruke muri studio. Ntabwo ibyo bintu byabaho. Icyo tuba dushaka n'amafaranga, namwe tukabaha ibyishimo. Rero hari abantu baba bafite impano zigiye zitandukanye, mwese mutugane kugira ngo tube twakoresha internet neza mu buryo bwiza, tubashe kuba twanaronka amafaranga. Imana ibarinde rero, Imana ibahe umugisha.